Nshuti mukundwa ukurikira urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Ni umwanya w'ingingo y'umunsi y'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uri kumwe na Eric Ruhangara. Ingingo ya none tariki ya 17 ukwezi k'Ugushyingo iravuga ngo mpa iki gihugu cy'imisozi. Iki gihugu cy'imisozi turakomeje mu rugendo rw'Abisiraheli, ariko noneho turi ku gihe cya Yosuwa. Aha rero tugiye kureba uwasabye kiriya gihugu cy'imisozi uwo ari we, n'inyigisho dukura mu ngingo ya none. Mbere yuko dutangira rero icyigisho cyacu cy'uyu munsi, reka ngusabe kugira ngo twifatanye mu isengesho maze tubone gutangira. Uhoraho Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Imana idukunda kandi twitayeho, izina ryawe nirihimbazwe kandi niryubahwe iteka ryose. Turagushimira umwanya mwiza nk'uyu nguyu wongeye kuduha, turagushimira uburinzi bwawe bwatubayeho none, tugushimira imigisha myinshi wagiye uduha mu buryo butandukanye, ari jyewe ari n'umwana wawe unkurikiye muri aka kanya. Ubu rero turagusaba kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, utweze rwose udutunganye, kandi uzuganire natwe muri iki cyigisho tubashe gusobanukirwa ibya kiriya gihugu cyasabwe icyo ari cyo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Urubuga rwacu ni ibyiringiro by'umugisha. Turi mu ngingo y'umunsi y'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Dufite ingingo ivuga ngo mpa iki gihugu. Turasoma muri Yosuwa igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza uwa 14. Yosuwa 14 umurongo wa 6 kugeza uwa 14 aravuga ngo abayuda baherako basanga Yosuwa Egilugari. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka tuvuzeho jye nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40. Twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, yeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo, ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye amara imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, ntabara ngatabaruka. N'ubu niko zikiri. None mu musozi Uwiteka yavuze urya munsi, icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None haraho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite, ubwo ni mu kubara, n'irindi somo baduhaye ngo kubara igice cya 14 umurongo wa 24. Aho haravuga ngo keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Kandi nanone baduhaye gusoma mu kubara 32 umurongo wa 12 ngo keretse Kalebu mwene Yefune umukenazi na Yosuwa mwene Nuni, kuko bakurikira uko Uwiteka abayobora muri byose. Hanyuma mu gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 36 naho haravuga ngo keretse Kalebu mwene Yefune, wowe azakibona kandi nzamuha igihugu yanyuzemo,
ngihe n'urubyaro rwe kuko akurikira uko Uwiteka amuyobora muri byose. Hanyuma muri Luka igice cya 6 umurongo wa 45, iryo ni irindi somo twasabwe gusoma. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Ahangaha rero nyuma yo gusoma ariya masomo yose baduhaye, batubajije ngo mbese wasobanura ute inyifato ya Kalebu na Yesu? Mbese gukurikira Uwiteka muri byose bisobanuye iki? Hariya rero nk'uko twabibonye ngo Abisiraheli bose bari bateraniye basanze Yosuwa i Gilugali nk'uko twabibonye ejo. Ahangaha i Gilugali ndakwibutsa yuko ariho ubuturo bwera ndetse n'ingando y'Abisiraheli byari bigiherereye kiriya gihe, kuko Yosuwa ntabwo yari yakwimuka, ntiyari yakimura ingando hariya. Umurimo wo kugabanya igihugu cy'isezerano bakigabanyamo imirwi, bagabanya za gakondo, wakorewe i Gilugali, hanyuma uza gusorezwa i Shilo nk'uko twabibonye ejo. Hari hakenewe rero igihe gihagije kugira ngo babashe gukata neza no gupima neza aho bigomba igihugu, maze bakigabanye mu mirwi ingana mbega, cyangwa se ihuye buri wese akurikije uko umuryango ungana. Kalebu rero nk'uko twabibonye cyangwa se twabibonye mu cyigisho cy'ejo, hakunze kuboneka ibibazo byinshi bimwibazaho, aho bibaza iby'inkomoko ye cyangwa se uko yavutse n'uko yarezwe, ariko akenshi avugwa nk'uko twabisomye uyu munsi ko ari mwene Yefune. Uyu rero ntabwo akwiriye kwitiranwa n'undi Kalebu tubona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 2. Nk'uko kandi twabibonye ejo, Kalebu yari afite umuvandimwe we witwaga Otiniyeli. Uyu nguyu akaba nawe yaritwaga mwene Kenazi, tubona mu gitabo cy'abacamanza igice cya mbere umurongo wa 13. Ahangaha rero na Kalebu nawe yitwa Umukenazi. Ahangaha nk'uko twabibonye ejo, ukurikije inyandiko y'Igiheburayo cyangwa se Bibiliya y'Igiheburayo handitswe ari amazina, tubona yuko Kalebu Otiniyeli uriya ashobora kuba yari umuvandimwe wa Kalebu kwa se, basangiye se, cyangwa se akaba mu by'ukuri Kenazi uriya witwa ko ari papa wabo cyangwa se wabo, akaba mu by'ukuri yari umuvandimwe wa Kalebu, bari abavandimwe. Ukurikije iriya nyandiko niko byumvikana. Ariko rero abashakashatsi benshi mu bya Bibiliya bagiye bagaragaza yuko Kalebu uriya yarakomokaga kuri Kenazi. Uyu Kenazi uriya akaba rero yari umwuzukuru wa Esawu, tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 36 umurongo wa 11. Kandi Kalebu akaba yari umuntu wabwirijwe ubutumwa, ari umunyamahanga, atari umwisiraheli, ayoboka Imana ya Isiraheli, kuko nk'uko tubizi abakomoka kuri Esawu na Bedomu, naho abakomoka kuri Abisiraheli bakomoka kuri Yakobo. Ni ukuvuga ngo nubwo ari imiryango ikomoka hamwe, ariko yaje kuba amahanga abiri atandukanye. Bivuze ngo Kalebu rero yari umunyamahanga ku Bisiraheli, ariko aza kwifatanya nabo, aza kuyoboka Imana yabo. Kalebu rero uriya yaje komatana n'Uwiteka rwose, ngo aramukurikira rwose uko twagiye tubibona. Ibi rero byaje gutuma Kalebu nawe aza guhabwa gakondo y'i Heburoni. Aha ariho agira gakondo ye cyangwa se ariho atura. Nicyo namwibutsaho ahangaha uyu munsi. Kalebu rero ngo ntiyigeze yibagirwa isezerano Uwiteka yari yaramuhaye binyuze muri Mose, ko azagira mu gihugu aho yari yarakandagije ibirenge. Iryo sezerano riboneka mu Kubara 14:24. Nyuma y'imyaka 40 arengurira ku nkuru ye bwite yari yavuze kuri icyo gihugu, ahamya ibyo yabonye n'umutima utabeshya. Inkuru yazanye yari ishingiye ku byo yemezwaga n'umutima we, ko kubwo kuyoborwa n'Imana no gufashwa nayo Abisiraheli bari kwigarura icyo gihugu. Twibukiranye yuko yazanye raporo nziza ivuga ko bashobora gufata kiriya gihugu mu gihe
mugenzi we bajyanye mu itsinda bagiye babiri nk'uko twabibonye ejo. Ntabwo abatasi 12 bagiye icyarimwe ngo bagendere rimwe, bamwe bagiye mu gace kabo bandi kandi ari babiri. we yazanye raporo ivuga ati nibyo koko hari abantu barebare, nta bantu b'ibihanda, nibyo koko imijyi goswe n'ibihome ifite inkuta ndende cyane, ariko uko byamera kose Uwiteka azayitugabiza kubera yuko yatugabije iki gihugu cy'isezerano yarakiduhaye. Mu yandi magambo, we yashingiraga ku kwizera Uwiteka wababwiye ko kira gihugu kizaba icyabo. Kabone nubwo yabonaga ibihome imbere ye, kabone nubwo yabonaga ibihanda imbere ye, yaravugaga atari ku Uwiteka yaravuze ngo ahantu tuzahafata. Kubw'ibyo rero tugomba gutinyuka tukajya kuhagaba ibitero. Nkuko nabikubwiye ejo, nshuti nkurikiye, niba warakurikiye icyigisho ingingo y'ejo, n'uyu munsi ndabigusubiramo. Ntabwo dukure gutinya ibihanda biboneka imbere yacu mu buzima bwacu. Ntabwo dushobora gutinya ingorane n'ibigeragezo tubasha guhura nabyo. Oya rwose, uko byaba bimeze kose, igihe Uwiteka yaguhaye isezerano, igihe Uwiteka yakugeneye umugisha, ugomba kuwubona byanze bikunze. Niba Uwiteka yarakugeneye akazi akaba ari akawe, ntuzatinye umubare w'abagiye gukora ikizami cy'ako kazi, ntuzatinye amasano yabo mwaba muhanganye mu gushaka ako kazi, ntuzigere utinya rwose ibihome bikuri imbere n'ibihanda bikuri imbere. Niba Uwiteka yarakugeneye isoko, ntuzigere utinya abantu muhanganye, cyangwa se abantu bari gushaka na biryo soko bafite ubushobozi cyangwa se bakomeye kukurusha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Oya, ibyawe biba ari ibyawe. Wewe ugomba kwizera amasezerano y'Imana, umugisha w'Uwiteka. Mu buryo buhabanye rero n'inkuru yazanywe n'abandi batasi 10 batumye Abisiraheli bakuka imitima. Kalebu yagaragaje kwizera ko ari guturutse ku mutima no kwirundurira mu isezerano Uwiteka yari yarabahaye. Amagambo y'Igiheburayo asobanura ngo nomatanye n'Uwiteka aboneka muri Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 8. Birashoboka ko ari impine y'imvugo ndende ngo umutima wanjye wakurikiraga Uwiteka muri byose, cyangwa ngo nujuje mu mutima wanjye gukurikira Uwiteka. Mu buryo rero buhabanye n'ubwo abandi bakurikiye imana z'abanyamahanga kandi ntibakurikire Uwiteka muri byose, umutima wa Kalebu wari wiyeguriye Uwiteka mu buryo bwuzuye. Birerekana yuko umuntu ashobora kuba yari umunyamahanga, umuntu ashobora kuba yari ari mu rindi dini cyangwa se mu rindi torero, ariko akaza kwifatanya n'itorero ry'Imana, kandi kuko akajyamo afite kwizera gukomeye pe, kwizera kutajegajega, akomatana n'Uwiteka, kandi yarafite indi nkomoko mu by'ukuri abandi bakemanga. Imvugo nk'iyo rero yongeye gusubirwamo inshuro 2 nyuma yaho, ishimangira ukuba indahemuka kwa Kalebu, uko yivugaga ubwe guhura neza n'icyo Uwiteka ubwe yise undi mutima watandukanyaga Kalebu n'abandi batasi 10. Ndetse n'igihe yari agejeje ku myaka 85 y'ubukuru, yakomeje kuba urugero rw'icyo Uwiteka ashobora kugeraho binyuze mu bantu bafite imitima yamwiyeguriye ndetse ikiyegurira n'umurimo we. Akiri n'umusaza, amaze kuba umusaza ku myaka 85, Kalebu rwose yari akifite imbaraga n'ubushake bwo gukorera Uwiteka. Uru ni urugero rwiza ku bantu bageze mu kigero cy'izabukuru, aho abantu bumva yuko ibintu byarangiye, ntacyo bakibasha gukora mu murimo w'Uwiteka, ko icyo bakwiriye gukora ari ukuruhuka gusa. Kalebu ntabwo yari yiteguye kuruhuka rwose. Oya, yashakaga gukomeza gufata intwaro kugeza igihe azaba atagishoboye, cyangwa se kugeza igihe umwuka we wa nyuma azawuhumekera. Bivuze ngo rero abantu b'abasaza bakuze, abizera bageze mu kigero cy'izabukuru, bagomba gukomeza gufata intwaro zabo bakarwanya umwanzi, bagakomeza urugamba mu ntege nke zabo, mu ntege bafite. Niba ari ubwiriza, niba ari uwigisha, niba ari ujya gusura abaturanyi agakomeza kubasura, akabagezaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Niba ari uririmba muri korari agakomeza akaririmba kugeza igihe ijwi rizaherera. Kalebu yasobanukiwe ko ubutaka buri mu muryango wari guhabwa
buri muryango wari guhabwa bwanganaga n'urwego bashoboraga gutinyuka gusaba gusohorezwaho amasezerano y'Uwiteka, ndetse n'ingano y'ubutaka bari bafite ubushake bwo gukandagizaho ibirenge kubwo kwizera. Ni ukuvuga ngo Imana yari yiteguye kubaha ibikwiranye n'ibyo biteguye gukoresha. Ntabwo Imana yari kubaha ubutaka bunini kandi batiteguye kugira icyo babukoresha. Ntabwo Imana iduha imigisha tudafite icyo dukoresha. Imana iduha ibyo ibona yuko dufitiye ubushobozi bwo gukoresha bihuje n'impano zacu. Ntabwo Imana iduha nk'ibyo yahaye abandi, ahubwo iduha ikurikije ubushobozi bwa buri muntu. Ibi tubibonera muri wa mugani w'abagaragu bahawe itaranto, umwe yahawe 5, undi ahabwa 2, undi ahabwa 1. Shebuja azibahaye akurikije ubushobozi bwa buri muntu. Ko rero ni ko Uwiteka akora, ni ko Imana ikora, iha abantu ikurikije ubushobozi bafite n'ubushake bafite. Imana rero igihe ibonye ko nta bushake ufite cyangwa se nta bushobozi ufite, ntuzitege yuko izaguha ibintu bingana nk'ibyo yahaye abandi. Ibiri mpamvu asaba ko tugira kwizera guherekejwe n'igikorwa kidakebakeba. Ijambo ry'igiheburayo ulayi risobanura ahari, rishobora kwerekana ubwoba no gushidikanya. Amara inshuro nyinshi ryerekana ibyiringiro no kwitega ko ikintu cyiza kizabaho. Mu gusoza turabazwa ikibazo ngo ni ukuye kwifatanya koroheje. Ibintu runaka bibasha kutubuza gukurikira Uwiteka n'umutima wacu uko wakabaye. Hari igihe dushobora kwifatanya n'abandi, kuyoboka igitekerezo cy'abandi, tukavuga ibintu kimwe nabo, ahari kubera ubwoba tugatinya kunyuranya n'abandi. Ibyo rero bigishobora gutuma mu by'ukuri tubura imigisha, ngo kubera yuko banyamwinshi bavuze ibi, nanjye ntavuga kuri andi jyenyine, hagaragara nabi, reka mpuze imvugo n'abandi cyangwa se nitware nk'abandi. Ibi rero bishobora gutuma Uwiteka rwose atatwishimira. Tugomba guhagarara ku kuri twamenye cyangwa se ku kuri guhari uko byamera kose, nubwo twaba turi twenyine, kuko Uwiteka aba ari mu ruhande rw'ukuri igihe cyose. Yesu aba ari mu ruhande rw'ukuri, kandi igihe cyose turi kumwe na Yesu mu ruhande rwacu, tuba twabaye nyamwinshi, tuba twabaye majorite, kabone nubwo kubigaragarira amaso twaba turi bakeya. Yosuwa rero yahagaze ku kuri, atanga raporo nziza. Icyavuyemo nuko Uwiteka yamuhaye igihugu, yamuhaye gakondo yari yarasezeraniwe ku muryango we uzaturamo, iyo ni Heburoni. Nangaha rero dusoreje ingingo yacu y'uyu munsi. Inshuti waronkurikiye, ubaye ufite inyunganizi cyangwa ikibazo, ubasha kubishyira hasi aho ngaho mu mwanya wagenewe za comments mu cyigisho kuri YouTube. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza, reka nanone twongere twifatanye maze dusenge. Uwera Mana ikomeye, Mana ishobora byose, turagushimye cyane kuko uri Imana isohoza amasezerano. Nkuko tubibonye mu ngingo y'uyu munsi tumaze kwiga, wasohoreje amasezerano umugaragu wawe Kalebu, umuha ibyo wari waramubwiye, umuha igihugu yifuzaga guturamo kubera ko nawe yakubayeho indahemuka. Natwe rero duhe kukubera indahemuka kugira ngo tuzabashe kuragwa gakondo nziza, Kanani nziza yo mu ijuru, kandi nanone tukiri muri iyi si tuzabashe kubona imigisha wadusezeranije kandi watugeneye izaba yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.